kwe ngo umuceceke iri iwacu barabakubitaga bakabyuka sibyo kwa kundi nakubwira ngo babakubitaga inshi akavuga ngo yaguye ku nkingi yego ariko twebwe hano no byarenze inkingi byagezwe mu kwicwa papa we nico kibazo namubwira ngo yihangane yego nishano yagushije kuba umudamu wataha kumva agafata iturufu gifaranga ziwabo ngo yagukubitisha uwo mugore nta bwenge afite ariko wowe kubera ko ufite ubwenge urwaza ikimuga cawe ugira ute urwaza ikimuga cawe nukuvuga ngo wahumiwe kijye gitaha saa 4 z'ijoro utobasha kwihangana wamubwira wenda ntiyumve ni wenda n'umupapa cyangwa se n'umugore ntago ari kukumva aho kugira ngo bizageraho mwicana nje mba numva bozo tureka tugakora ama divorce mbese divorce jewe mba mu bwoko bwacu aho bigeze nimba bageze kwicana aho kugira ngo bivire mu rupfu twatandukana tukarera abana hamwe nimba umugore vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri mu meze neza cyane nk'ibisanzwe ni manza da shatamani na darabu sekeramani turi kumwe na director top level narababwiye ati comment tujye mu mihana dukora ibiganiro twiturije nk'ibi cyangwa se dusubire muri filime nka comment guys uyu munsi nabazaniye umuntu udasanzwe uyu muntu nta nubwo byari bishoboka ko mugwe gitumo kuko afite titre ya danger tukiri aho ngaho fora ninde nimba umaze kumubona ninde twagiye muri comment niki umukundira niki umwemerera reka ntangire mwiyegereza kuri kamera zacu za Mutomanza hanyuma tuganira amagambo nk'abiri atatu meza cyane mumenye wari we nzi ko mugiye kumukunda nzi yuko ewana mugiye kwishimira impano mbazani karibu cyane mabuja asante sana kuri kuvuga gahoro cyane ijwi ryanje rikunze kuba hasi ariko ndagerageza kuryongera yego wenda nk'abantu bakubonye bwa mbere ndumva nakuvuga ariko ntago biba bitwika neza ariko nubundi ndaza kukuvuga birambuye ariko gerageza wibwira abadukurikiranye ku mazina banyita Mbonimpa Francine ndo mukobwa w'abasinzira shatswe mu bagorora babumvira ndo umudamu ndubatse yego akaba afite YouTube channel ikunzwe cyane koko urabyemera kwikunzwe ndabibona barabingaragariza wenda nk'umuntu utayiza ahite yiruka ajye kureba hehe YouTube channel yaje yitwa Queen of Mulenge TV ndabizi ko bankunda iyo bakureba buriya ni ikimenyetso kikwereka ko bagukunze harimo n'amakomment meza ndizera ko ntambi ndabona niyo mpamvu vuga ngo barankunze naye ndabakunda ariko ubundi ako kantu ka Queen of Mulenge niko kantu ushaka ko dutindaho kabisa Queen of Mulenge wabikuye kuki kugira ngo wumve ko uri umwamikazi w'Imurenge murakoze cyane Queen of Mulenge umwana wanjye muto yambyaye yitwa Queen yitwa mwamikazi yego hari ukuntu baba bamubwiraga ngo Queen of Mulenge iryo zina ni nkaho ryavuye ariko uretse ko nubu nahise numva ndi proud yaryo narigendera akavuga ngo ndi umwamikazi w'Imurenge yego ubwo ni muri umwamikazi ubwo umwami noneho w'Imurenge yaba arinde yaba ari uri atuzi cyangwa harundi n'ubundi umwami w'Umurenge nawe azaza zitamburisha wenda aracara asamuye azaza kwigaragaza hako yakagombye kuba ari we wabanje sinzi cyatumye atitamburisha ariko nge numvishe ko muri iki gihe ngomba kuba Queen w'Umurenge yego ahubwo rero reka nkuvuge sasa bya bindi navuze uyu ni Queen of Mulenge madamu w'umuntu uzwi cyane Chief Gakunzi yego niwe muntu wa mbere wagaragaye mu mafilime niwe muntu wafatanyije na Gapangwa kuri BMC yego kubera iki kiriya gihe utagaragaraga ico gihe nari mu buzima bw'uburwayi ndetse abenshi bakomeza kumubaza umugore wawe ninde ko tutamubona cyangwa se uri muri baba papa bahisha abadamu babo akagerageza kubabwira nyine ko narwaye hari abatabyumvaga sibyo ariko muri icyo gihe ntago nari meze neza mu by'ukuri yego so bumeze neza nawe naruhuka ubanza usunika akazi nyine iwe abanza aruhukemo
egaruke naje nkore kubera ko ico gihe urumva yakoze nk'ibintu by'abantu babiri aho noga akoze yumva yakoraga ari wenyine reka nanje ubu nyine mu ruhuri cyangwa se dufatikanye ahubwo nicyo nangiye kubaza twizere ko tuzamubona bizaterwa nawe umwanya we bitewe n'umwanya w'akazi ke ariko ni umuntu utazugora kandi abizi ko muri inshuti yego ariko nko kuri Queen Murenge tuzajya tumubona ari bitarashoboka kugira ngo ahagaragare umwanya we ni muke nkuko nakubwiye ari mahiga nyine atarabona wenda off ariko umwanya wari we wese azaboneka hako icyo ndimo nibaza amavuta ufite vibe ufite none uhize niziza koko bizagenda bite nukuvuga ngo izaba ari fire kabisa Queen of Murenge niwe rutwitse urimo hatwika hano kandi yiturije nta bintu byinshi hanyuma Queen of Murenge birumvikana yuko uri umwamikazi w'umurenge ku mwamikazi w'umurenge rero buri izina igomba kujyana n'ibikorwa uri umwamikazi no kuvuga ati abagore bose abenshi bari munsi y'ibirenge by'umwamikazi icyo kintu uvuze sinemezanya nawe kubera ko ntibaja munsi y'ibirenge byanje ahubwo turi kumwe sibyo turuzuzanya urumva umwamagira abayobora abo uyoboye rero ni abayoboke ariko kandi ntiwavuga ngo uri hejuru yango bari munsi yawe icyo kintu sincemera hako no kuvuga ni abayoboke bawe nyine ibyo byo urabyemera uzakenera azoyoboka kandi utazakenera azashaka handi atari Murenge cyane hanyuma rero Queen of Murenge yego wihangane nkoresha izina ry'akazi nta kibazo ubu ngubu abagore b'abanyamurenge abari ku isi hose Kenya, Uganda, Tanzania, Amerika, Canada, Australia uburyo bahagaze uzabayobora bivemo ni poko nari nkubwiye ngo tuzuzuzanya sindiyo ubundi mu isi nta wigira yego hari intege nkeya zanje hari intege nkeya zabo nzagerageza kuvuga nk'umwamikazi w'umurenge kugira ngo ngire ico nokosora muri iyo message nzatanga hari 5 bazumva hari 10 bazarwanya cyangwa se hari 10 bazumva abandi 5 wenda babogame nje ndakora nkanje selomwa ndakora wumva yumve utumva afite izindi mpamvu zituma atakumva umwamikazi w'umurenge ndakubaza niki kintu ushobora bikunze bahite bakumva ikintu kibanze wahita uhindura ku bagore b'abanyamurenge kano kanya ku isi yose nkanje Queen of Murenge ikintu ntahindura ku badamu b'abanyamurenge bene wacu n'ukwitinyuka ikindi kandi nukuba wewe uze ko hari abadamu benshi ubu ngubu bari mu mazo z'amago ngo yiwe ngo maye wanje kujya kwa kera ntaco nshoboye kandi ari mu byinshi ariko abo nibo bacubatse urumva ababitinyutse nibo batari sawa oya tinyuka mu buryo bwiza sibyo ku rugero hari umuntu waje kuri social media agambiriye kugira ngo akure muri ba bantu bari mu rwihebe ba bantu bari mu buzima busa naho bavunye bato mbese nta bisubizo bafite akazana akavuga ijambo rimwe rigahindura ubuzima bwa benshi none se nko mudamu yitinyutse mu mabi cyangwa yitinyutse mu byiza yitinyutse neza cyane yes of course nukuvuga ngo jewe navuga ngo nkanje Queen of Murenge nobwira abadamu bagenzi banje twitinyuke impano ufite uyigaragaza ife kubitari mbi sibyo idataye indangagaciro z'umunyamurenge gutyo hari ukuntu nyine ngo basigaye baba abanyamushasha kitinyuka gasagatura ejo ugasanga umugabo nta kivuga iryo ryitinyuka ryo urarivugaho iki kuki ahubwo atari ryo ubanje guhindura rero impamvu uvuga gutyo hari ukuntu iwacu umudamu yavuga ngo kakazi sakanje ariko kubera ko impamvu bagasakanje yari afite imirima yishingikirijeho ari busarure bakarya uri kunyumva ariko kuri uno munsi ni urufaranga rukora wenda umutware wawe arasohoka akankoresha ijambo kubera ko harakuntu iryo zina rishaka kungora bitewe turatsinda mu Banyamurenge aho uratsinze ndatsinda ibaze nge sinari yitwa mugabo gusa nshaka kumuvuga rero iyo nivuga umutware ntihagire uwo bibogamira ngo avuge se kubera iki atakoresheje ijambo ni ukuvuga ngo abatware bacu abenshi baravunitse kubera ko umama w'umunyamurenge aravuga ninkora kino kintu baramuvuga ngo gutya na gutya ariko nta kintu kibi kiba uri gushaka amafaranga mu buryo bwiza kwitinyuke dufite impano nyinshi sije sinzi ko kina filime ari uburara sinemezanya ariko mu bwoko bwacu nujara ngo ayiwe ngo wa mwana wanje yabaye kirara ngo yakinya amafilime kandi wenda wakuyemo ico gihumbi wahahiye abantu
nk'ibyo byose tuze na filime n'ibindi byinshi abanyamurenge dukunda gutinya gukora. Nyemerera rwose nagenze gake nagutinya umwamikazi burya si ibintu byoroshye ariko reka tunyuzemo dusharingane. Aba bagore nukuvuga basigaye bagira amafaranga, ayo mafaranga uvuga umugabo akicuza akavuga ati ahubwo wama wa mugore utanazi no kwiduka ngo bimeze bite. None icyo kintu usabira ngo abagore batinyuke bagira amafaranga bashore, hari n'abayagira bakayaturusha nk'abagabo. Aho ngaho njewe nk'inama nawutanga, nimba ari wowe ufite amafaranga menshi kurusha umutware wawe, mwubahire rya zina ko ari umutware w'urugo, ni umutwe w'urugo, ntago iryo zina ntizahinduka, ntinateze no guhinduka, mufatikanye sibyo, ukora kana wowe yinjizaga kandi mube open, uzi umubwira ngo amafaranga nayakuye, nawe ubwiwe abyibonere ko ari wowe yakuye. Reba nk'aka kanya sinaje kuri ikiganiro nawe azi aho nagiye sibyo, namusabiye uburenganzira, iyo yari kwanga nari kureka, ariko cyane rwose ntibibuze ngo nimba ufite amafaranga menshi ubaye ukigomeke ugiye kumukandagira. Oya, reka mwuzuzanye. Ariko wenda nyine uravuze ati nkuba arahazi, ariko ushobora kuba atangiye kuba wa muntu utwika koko uyu munsi uri mu Rwanda, ejo uri Goma, uri hehe, ugasanga umugabo koko ubwira ati ntabwo ujya gushutinga, ntibiva muramubwira tumva nagutunga reka induru. Biterwa nuko muziranye. Buriya turaziranye, ntiwabana n'umuntu imyaka 10 utazi imiterere yiwe sibyo, uramwangira kubera impamvu runaka, ariko tuvuze akazi katarimo ikindi kintu kigiye gukora sibyo, urasohotse ugiye gushaka amaramuko, uze kugira ngo mwuzuzanye mutunga urugo neza, ntibivuze ngo bagiye mu burara, ntibivuze ngo bagiye hatariho ukavuga ngo nubwo tutari kumwe ni rwa rupeta rwo ku mutima, hapana go mu rutoki. None ko ibyo bintu numva uri kubyirengagiza, ubu kano kanya ko hari ngo nyinshi turi kugenda twumva zisenyuka bitewe n'abagore, ibo ntabwo biri muri ibyo byo kwitinyura. Oya, ibiriya ni ingeso. None izo ngeso ko mu byaro zitahaba cyangwa se mu bakene zarahabaga, ziri muri Amerika, muri Kenya, mu cyaro zarahabaga, ariko hari ikintu cabagaho cyo kurenzaho sibyo. Ababyeyi bacu hari ibintu byinshi baturushaga, nibyo by'ubu byatunaniye bigatuma bavuga ngo umudamu wagiye muri ibi ngo yitinyutse ngo yabaye gito. Oya, nukwitiranya ibintu, no kuvuga ngo keri wacu bamukubitaga urusha akavuga ko yagonzwe n'inkingi sibyo, nibyo ngibyo rero abubu ngubu rero namukubita urusha wenda aramusubiza urundi, niyo mpamvu wabonye ngo zasambutse. Oya, so kubera kwitinyuka niwe muri we ntafite kwihanganira n'uwabo, kandi wenda n'imiterere yiwe, ariko kwitinyuka ntibisingiye ko bikirara. Ubaha umutware wawe kuko ni umutwe w'urugo, buri gihe ntibizahinduka. None mwamikazi y'umurenge we, none ushaka kumbwira ko abantu bapfa iki? Ko numva iki gituma abantu bagira icyo bapfa n'iki? None nje uko mbona ni ukutihanganira faiblesse z'uwanyu, intege nke za mugenzi wawe ntuzakire, ahubwo ugashaka kurwana n'imbaraga sibyo, ugashaka kwirwanirira aho kugira ngo umugenze gahoro umuganirize cyangwa se ubigeze mu miryango ukirwanirira. Niyo mpamvu ziri mu gusenyuka. None ubundi babigomba kugenda gute utirwaniriye? Utirwaniriye wahamagara umuryango, ndabizi ko umuryango nta kofi ryobamo, mwoganira bakavuga erga buriya ntukavuge ngo umudamu ni wakoshe cyangwa papa ni wakosheje, bombo bahuze ntubagamire hamwe kuko twese turabanyamafuti. Ariko ayo mafuti yacu nimba tunaniye kuvuga ngo twumvikane mu rugo twembi, tuzane marene se cyangwa se tuzane imiryango bashobore kutwunga. Aba bamarene abakugira marene ari bwugishakwa, ubwo n'umuntu wahamagara ngo aze acu urubanza. Nje rirambo nari ikosa. Ubona ari ikosa. Marene utaramera imyaka 10 mu rugo ntaga bari marene. Uriya ni nko kwifoto gusa kugira ngo aberwe kwifoto, ariko ubundi twakagombye gufata abantu bakuze bafite ico botwungura, kuko nuza n'umwana nkawe arakugira ibivi gusa cyangwa se wenda biterwa n'umuntu wariwe. Hari umwana ufite ubwenge ariko cyane numva twozana abantu baturusha imyaka bafite uburambe mu rugo. Nkanje ntangiriro maze imyaka 10 mu rugo, hari experience maze kubona. Ahubwo rero bivuga yuko abantu babuze ba marene ari nayo mpamvu zisigaye zisenyuka cyane. Urabona wazanye marene gito nawe aramahubwo ati nje yo twiteza nama ngere kukuguru kukunje, uzamureka koropeyo z'ibyombo. Iyo ni inama mbi ishobora gutuma n'urugo rwawe rwosenyuka, kubera ko ariko abyaye rimwe sibyo, yaratwiteye amayicara rengazanya ukuguru kukunje. Ariko umumarene umaze imyaka 10 avuga ngo indaso uburwayi zupfuna mupfuna muke, niwe wumva umerewe nabi menaho amazi wongera ukomeza akazi kawe. Sino kucira ngo kubera ko ntwite ndafura kugeza umunsi wo kubyara, ndateka kugeza umunsi wo kubyara. Abo nibo bantu bakenewe muri iki gihe. Ako kantu hari abamama benshi kabisa batari bukumve nk'uko kavuga, baravuga ari abatokumva ariko kandi cyane rwose
kugeza igihe ubyaye cyane rwose umugabo nimba ndafite umukozi wenda je ndamufite kuri none hari igihe ntamwigeze kubera bitewe no muri Kenya urabiza abakozi bikuze kugorana ntaramushakishije cyangwa se ubushobozi bwari hasi tuvuge gutyo ariko si ukuvuga ngo inda ngo ni ukuryama inda si uburwayi inda ni umugisha aho kugira ngo uzubwira ngo umutware wawe nasiga koropse nasiga yogeje ibyombo ntibibaho fata ayo masahani uraye wayogeje kugira ngo bikorere mu gitondo uzi kubyuka uri gukoropa urakora wumva urarusha uryame nuruhuka iminota 30 wongera utangire akazi kawe ugakore neza urugo rugende neza ubundi urugo nugufatikanya ariko si uko bogamira ngo umwaruhe utwara abahungu ubu nyine asigaye ahubwo ati je ntunzwe na restaurant madamu ntateka nukuvuga ngo azamambwira ngo teka sheri naryare akaja muri restaurant akabakarwara za estoma kubera kurya za chapati za buri munsi kandi yamara kurenga kazagura amakedefu kazashira musi gitanda kandi imagine ico kintu izongo ubwo rugo goreka gusenyuka gute turababujije none abo bantu urabakosora ute kunzi ko abenshi ari abo ngabo uvuze abenshi ni abo ngabo cyangwa se wenda tuvuge nashake babiri ariko inama no bagira bareka ivyo bintu by'amahimba babe na ba mama wabo tago bakazabwira papa ngo nibagire ese ikintu mama watakoze kuraza kuciga gute wewe kuraza kuciga ukavuga ngo ndafata KDF nge umutware wanjagiye gushakisha gute uzi ko hari abahungu kubera stress zo mu mitwe bari muhugera no mukaza kananirwa gukora cyane akaba yogongwa n'imodoka ari kubera stress uwo muteye uri umudamu ntako tutavuze ko namwe mudahari ushize ari kiganiro nakoze nibasiye abapapa uyu munsi nibasiye abadamu cyane rwose utaha uzabibasire noneho ndebe ko oya n'ukuri ndakubwiye ngo ahubwo noneho nicyo ngiye kukubaza sasa hari ibintu bimwe abantu benshi batacyumvaho kimwe n'abandi ugasanga wenda umugabo agize nk'ibyago byo kuba yabura akazi nk'igihe kinini none ugasanga muri uko kubura akazi niho umugore atangiye kumubona nk'inzererezi nk'imburamukoro ese birakwiye ko umugore agomba kwihangana kugeza igihe umugabo azabone icyo akora cyangwa se uwo mugabo n'ubundi biba byanze kugeza imyaka 2-3 nta kazi ubu uri gusuzugurwa n'ubundi oya biraterwa na wa mupapa icatumye yicara abda umva nkubwira urabona aka kanya ntuzi ko ukora ino social media ariko kazi kawe ufite wenda urakoze ntibikunze hari ikiganusho ntikirebwe cyangwa se kikarebwa ukabona ntago biri kwinjira ushobora kuja gushaka kandi kazi ukora sibyo kugira ngo utunge umuryango wawe aho ngaho ugiye ukaryama mu twabwira mutoni ngo byanze reka niryamire aho babaye gito oya nshobora kumubwira niryamire ukankamubwira ati reka nkomeze nkuri social media wenda hari umunsi bizakunda aho ngaho ashobora kukumva umupapa nagaya kandi kavuga ngo n'umugore yanamusuzugura hakabamo kuvuga ngo niwe wabyiteje ni wa mupapa uryama mu rugo cyakaza abyuka akaja mu gisirimba Monday to Sunday nta giceri yinjiza sigisimba tutarabuze kivuze kandi ari ugusenga Imana oya turasenga ariko dusenga n'ubwenge hari umuntu uzamuza kuganira ko bwati njewe nukuvuga ngo ibitaramo zose byahabaye nta kiburamo nukuvuga ngo wa muntu gusa atunzwe n'amafaranga agenda asaba abandi cyangwa se ngo abajama be bamuhaye nakura amaboko mu mifuka kore aho ngaho umugore wawe nagusuzugura niwe uzaba wabyiteje ariko kandi nimba umutware wawe ari imbogamizi yarwaye yakoze impanuka yameze gute ntamerewe neza mu mubiri tugomba kumusuzugura ngo kubera ko atinjije nawe uri kubireba kuko atasohotse kubera impamvu runaka ariko bapapa badakora atari ikindi kintu kibarimo mu mubiri uburwayi cyangwa isi umugore yo musuzugura aho ngani wo bawabyiteje ariko cyangwa se nimba zanasohoka gahebura taronke nabwo ntabwo ari turifuye kumusuzugura wahagurutse nasigare mu bana gukora je ndemezanya ko umugore ashobora gukora umupapa atari gukora birashoboka no ngo abagiye kuzagukubita oya nibankubite bagiye mu kazi hose gaurera abana none se wa mupapa uri mu gisirima wagiye mu kazi ni uzakubita umugabo ntakamukubite kubera kuko nimba umugabo umutware we yagiye sibyo yagiye mu kazi ntiyaronka none akamuga ati umufasha wanje wamfashije nawe agasohokana ibitenge tukora ko ari ufite baso umugisha agasigarana abana bo kagenda hega mwashize hamwe nicyo cyagize ubona reba ku rugero ugiye mu gikono uratetse sibyo mutoni yagiye kugemurira abana cyangwa se karamese abantu bakamuvuga ngo yaye ngo yaraguhaje twese nuko no guhazwa nyine mu kinyamurenge aho ngaho ho birumvikana cyo kimwe nuko nakubwiye harya imbere ngo ntukabwire umutwara wango za masahani ngo kubera ko twite ico cyo ntago ari turufu ariko nimba yogeje nawe uwakora ikindi ko murafatikanya nishira hamwe kumurashamo akoropa kweri ukabona nibyo mu mutima we nta rubanza rurimo kandi azi ngo nawe wagiye gukora akazi nta kibazo gihari ikibi no kugukoresha yicaye yarengecanyije ukuguru kukundi kubera ko ino bishasha twagiye
mu rwego rwa keya none se nk'uko ubwiye tuvuge papa Kariza agiye mu gikoni karantekera icayi naje ndi kumufurira imyenda ngahe akavuga ati ntabwo ari buve muri no myenda aravamo yarushe cyangwa se aravamo naje ntakibonye uburyo bwo gusohoka akagenda akitekera icayi ubwo nuko namuhaje none se reka nkubaze nimba ufite musaza wawe ukagenda ugasanga wenda tuvuge umugore ari kumesera ahantu utari kubona ariko ucinjira muri saro ugasanga musaza wawe arunamye kabisa ari gukoropa fresh wakumva ko ari sawa ari uburinganire cyangwa wavuga ati musaza wanjye tu ni ikibwa urabona aho hantu nimba umugore wawe yagiye akamwegera akamubwira suvuze musaza w'umuntu gukoropa cyangwa musaza murumuna gukoropa kuri ngewe musaza waje ari gukoropa mu wanje mu wiwe ari gukoropa ugiye kumureba usanze karunyuguza utwenda cyangwa amasahani nabanza kubaza mudamu we yagiye cyangwa se uko yabaye icyamuteye gukoropa ni igiki banza ucumve sibyo madamu we wenda yabyutse n'abararwara remse ntabwo yukoropa ntibwo munsi dakoropse ngo kubera ko umudamu yarwaye uhita ubarizaho cyangwa no kubanza oya urabanza ukabitohoza urabanza ukicara wamara nimba guherekeje ukamuga ati se ko nasanze uri gukoropa no zagenze gute arakubwira ngo madamu yarwaye cyangwa se ari ukuntu tuvuge ku rugero niyo ndanavuze hari igihe ashobora kuba ari mwereko ryarindiriye atabasha kwiyegura aho ngaho ukabikora nta kibazo ariko ari muzima yumva ka kabaraga gakeya akabikora ibintu byose nukumvikana je ndi kuganisha ku bumwe mwumvikane umenye ko ino kintu yagikoze kubera iyi mpamvu ariko ntiyagikoze kubera ko kumuhima hari abadamu bunye basigaye bahimisha abatware babo kubakubitisha inkoni z'ibyo ngibyo yego urumva nimba atari gukorera musuzugure wandi wacu bari hanze niyo badutunze ya amafaranga azava hanze ngo ariyo nkubitisha umutware waje nyagira inkoni oya ibyo ntago ari umuco mwiza mwumvikane ubwe n'ubwo iwacu bari kumpa none nawe yantunze ikindi gihe cyangwa se abiwacu bashobora kuba badahari none ejo azahaba n'umutware w'urugo yego wenda kugira tugane mu musozo tuvuge nk'umugabo wahuye n'icyo kibazo kuko birahari twagiye tubibona ukabona nk'umugore arashaka kugukandisha ayo mafaranga y'iwabo ashaka kugukandisha yuko wenda muri hanze umugore ashaka kugukandisha uburenganzira kuravuga akavuga uwo mugabo wamugiriye ihe nama murakoze cyane umupapa ahuye n'icyo kibazo namubwira ngo yihangane nishano yagushije kuba umudamu watahakumva agafata iturufu y'ifaranga z'iwabo ngo niyagukubitisha uwo mugore nta bwenge afite ariko wowe kubera ko ufite ubwenge urwaza ikimuga cawe ugira ute urwaza ikimuga cawe nukuvuga ngo wahumiwe kijye gitaha saa 4 z'ijoro ngo ni ikimuga cyawe utaha saa 4 z'ijoro gerageza kumugaruzi neza no nubigira ngo ubikoresha gayo ararenguka cyangwa cyagiye bari mu kuvuga ati ndigenderaga kuguta muri yanzu gerageza umuganirize gerageza ubwire abavandimwe biwe ubabwire ngo mushiki wanyu zagenze gutya na gutya nibitashoboka nicyo cyagiye usanga byabaye bibi cyane ubundi sinzi nimba uri mu byirengagiza cyangwa ari kubifata oya nje niko mbifata hari wa mugore urumva ukubwira ati ndasohotse ugiye ntibikureba ikindi cya kabiri kuravuga ngo uramureze iwabo nibwo ubaye imbwaga noneho gusyo none uwo mugore uzicare uyoborwe n'ikimuga cyawe cyangwa se icyo kimuga uzamenye hari umuti wacyo hari ibintu birenze sibyo kuko wari uvuze ngo azagenda agataha saa 9 z'ijoro ibyo zo ni ibintu birarenze ariko kandi hari ibindi ukwihanganira ugiye kumbwira se ngo mungo twese tidukosana uko kuva ushatse na Mutoni hari ibintu mutazamufa hari ugupfa utuntu dusanzwe n'utwo dusanzwe rero nitwe turema ibikuru sibyo tujya dusanzwe kwa kundi twihanganiye sibyo ibiyo bigeze ukabona noneho kwihangana kuranze aho kugira ngo usenye cyangwa ubyigumane uzageze naho gira ama depression n'ibiki hamagara umuryango ubereye kutunga muganire ubabwire ngo umukobwa wanyu nuko aho kugira ngo ubiceceke tubibone ku munota wa nyuma nkabira doruka kubona ejo bundi sha ntago ari byo je ndumva wavuga ariko hari igihe n'imiryango wumva ngo umuryango waragerageje ngo baricaye ngo byarananiranye ngo ruya rugo ndashaka umuntu uri muri situation nk'iyo wenda tutazaherereye wenda icyo ushobora kumubwira cyamufasha cyane ntikimufasha wa mugore ukubwira ati ndagiye ugiye ntukambaza ubusa ese uzamureka agende azagenda se nawe ugende uzahaguruka ukubite uzicara muri urwo rugo nk'imboho bizagenda gute genda abona iyo imaze kugeraho utobasha kwihangana wamubwira wenda ntiyumve ni wenda n'umupapa cyangwa se n'umugore ntago ari kukumva aho kugira ngo bizageraho mwicana nje mba numva bozo tureka tugakora ama divorce
mbese divorce jewe mu bwoko bwacu aho bigeze nimba bageze kwicana aho kugira ngo bivire mu rupfu twatandukana tukarera abana hamwe nimba umugore ari ujana abana cyangwa nimba ariko akenshi abadamu dukunze kujana abana kuko abana nubakura ku mubyeyi w'umumama bazabaho nabi mwari ibintu byinshi mutazamubasha kumenya ariko soka rwa rugo ari kumenya abana divorce kandi cyangwa se ushaka ntubahe divorce ntuje kuyisinyisha ngo ibaye divorce yikosore ugende umusige ahantu umenya abana azikosora ntago wakwahukana uwo muha amahoro sibyo mu rugo wowe urahukanye ntago wahukanye ushatse kwiha amahoro imiryango none se abda mutegereze ano manani baba batera kubica ugeraho bagukubita ngo niho ngo bigenda gute oya hari ibintu natwe kakatwirengagiza kwavuga ngo ukubitwe ngo umuceceke iri iwacu barabakubitaga bakabyuka sibyo kwa kundi nakubwira ngo babakubitaga inshi akavuga ngo yaguye ku nkingi yego ariko twebwe hano no byarenze inkingi byagezwe mu kwicwa aho kugira ngo unyice naba nkubishije mbese wa mugabo we haguruka usohoke oya ntahaguruke ngo asohoke sibyo none se araguma mu nzu uganiza imiryango si bihamya ko umuryango wicarira kabiri gatatu ubwo cya kintu kireke gukemuka ico kintu kitokemuka coviramo n'urupfu nimba umuryango utokwicara ngo ukemure ikibazo cyanyu aho habasigaye gupfa rero aho rero niho wabwira umuntu aho niho navuga ngo sohoka ushaka hano ugiye ntumubwire ngo sohoka uwo muha amahoro urayamuhagutse umaze kumurika akitekerezaho kandi akubwira ati kutatetse baby niko basigaye bahamagara baby ni gute ngo usiga mu rugo ntuteke nta mafaranga ugira nta n'isoni abandi bagabo ubu nabakire urahura ryamye gusa iyo ni imico mibi haguruka semaye ubwo se urumva aho ngaho uzagume wihangane iyo ni imico mibi kandi wenda uko kwihangana niko nkubwiye ngo kuviramo nimba kwihangana kunaniranye fata imiryango umuvyicarire imiryango ninanirwa nico cagiye nje mpasa tibe divorce murera abana mubarerane hamwe wenda ubu muhaye kakanya uje za Mombasa witekerezeho nawe yitekerezeho ariko uzivyo birantu twikora nivyo twikora nivyo twikora yamaze gusoka akagenda hari ahantu ushobora kubona ukavuga ngo hano hariho igihanga ciwe n'ukuri ariko umenye ko hariho n'abakubitwa ubu ngubu maze ko muri Amerika ho baragukubita bakagufungisha bakagira gute none wari umuvandimwe ntamubwira ati va muri urwo rugo ugende gusohoka cyane cyane twebwe abadamu biratugora kubera abana sibyo abenshi biragoye sinzi nimba nje ndavuga ku badamu maze kuganiriza abadamu benshi kwambwa ati nje wenda kubitwa ariko unananiwe gusohoka kubera abana banje ariko atari abana mbana aratashe kera kurumva mbana aragiye kera nukuvuga ngo abadamu abonye uburyo bomuhana babana mugenda abenshi bibajana kubona ngo nimba umupapa waze ati ntujanira abana ico benshi baracicarira akavuga ngo abana banje sinobata akihangana nimba atarimo inkoni yeme mwihangana nimba atari imicumu bihangana ariko bigeze mu rwego rwo kucuma rero nico cagiye mpamvuga ngo abantu botandukana kugira ngo bicane aho divorce urayemera aho kugira ngo banyice agafata icuma ngo ndakwica divorce nayikora ikibazo cya nyuma hari umugabo bita Papa Boy n'abandi benshi cyane mu bwoko bwacu Papa Boy no bitinda ariko bivugwa na benshi ko ibi bintu abantu bakora byaho napo byo kwifungisha ari amakosa abandi bakavuga ataha ntisigeze aho kugira ngo byara budashoboye kurera wafunga bikagira inzira ku giti cyawe wowe tutavuze ngo urategetse cyangwa se tutavuze ngo uciye iteka we mu bwenge bwawe n'iki kintu gikwiriye aho ngaho ni ku muntu giti ciwe siko waruvuze nje ku giti canje onapo sinza nyemera onapo ntuyemera kubera ko mfite abana 5 kandi bose nindahekana yego kandi akomeje sindetse uravugije kuri mfite 5 mfite 5 ndakomeje sindetse mfite abana b'abakobwa 5 beza cyane nukuvuga ngo umunsi wa mbere twicarana yansabye kuzabyara ndabimwemerera none kubera ikije guhinduka twaramaze kubana aho sino bangiye kumubera imbogamizi ngomba kubyara none n'ikindi cyanteye kongera gukunda abana turi minorite mu banyamurenge ko turashira umunsi ku wundi twongere twishiremo izo za onapo tubireke kubishoboye yobyara kuko abana n'umugisha nta gisa n'abana aba bavuga ati wenda baba bazwe niyo mpamvu bo birumvikana abo ndashobora kubumva kubera ko imbuga itaya buri munsi iragoye ni n'ubumuga kuri muri bo uko yo bakomeye yarakomeye mbere siko kimeze abo ngabo nshobora kubumva no batoreraho gato ariko ku muntu ufite ubushobozi ariko n'ubukene nabwo ni bubi
kuvuga ngo ubyara abana none kurera sometimes uzabona jewe yo arimo kugira yabyaye abana benshi adashoboye hawe nabwo n'uburangare nawe yoja muri onapo aho kugira ngo ubyara abana udashoboye kurera unanirwa kubishiga ishuri unanirwa kugira uti ndi kuvuga ku muntu ufite ubushobozi ku rugero nk'abantu bagiye nko hanze kavuge gutyo akavuga ngo ntabyara nimba afite uburyo bwo kurera abana afite n'ico abagaburira yobyara naho utabifite ariko umuntu udafite ubushobozi akavuga ati yemeje ifite abana 4 ko ndumva ari bo nshoboye kurera kandi norezo wa gatanu wenda naba 4 wenda simba ashoboye ari abantu benshi hano batunzwe bafite ubuzima bubi wenda acuruza inyanya akavuga ati nimbyara ndaja kukirira bano bandi bararisika kuburara uwo ngo sino mushuka ngo guma byari yoberera babandi ariko ku muntu wese wawumva abana yobarera akibafitiye ububasha bwo kubarera twobyara kubera jewe nkunda abana nkunda no kubyara kandi kubera Imana ikidutije ubwo bushobozi abana ni sawa. Urakoze cyane, reka ngushimire ku biganiro byiza utanze. Ndabizi ko abantu mwadukurikiranye shakiye tutarukeneye kumva ariko ibyo kumvuga birimo. Hanyuma wenda ndifuza yuko ubwira abafana ba Mutomanza cyangwa se abafana bawe ikintu kidasanzwe bazasanga kuri Queen of Umurenge. Urakoze cyane. Abafana ba Mutomanza turabasaba kugira ngo natwe bagendera kuri Queen of Umurenge bakandeho badukunde. Njewe nzavuga cyane intego yanteye kuja kuri YouTube channel nugira ngo mbwire umuntu uri mu bibazo ngo ejo ni heza, nugira ngo mbabwire ngo hahandi umwana w'umuntu atogera hari Imana ishobora kuwagera. Ni nk'ico kintu cyane canzanye ku mitandaho. Murakoze cyane. Reka ngushimire ku kanya wafashe, kangushimire kuba umwamikazi w'Umurenge yaje gusura Mutomanza. Ibi ndatekereza ko ari iby'agaciro. Guys, rero mugende mukore subscribe, nawe wakomeje kureba utarayikora please kanda aho ngaho, like na comment zanyu turazikunda cyane. Hanyuma ibiganiro kuri Mutomanza nakagaruka. Ciao ciao.